Reka tugushimire wewe ukonje kugenda ukurikira ibiganiro byo ku Numa Media. Murabizi neza yuko ibiganiro ari byinshi bigiye bitandukanye, ariko njyewe mbanje kubagezaho umugani w'umunsi. Kugira ngo tugende dukuramo amasomo atandukanye yagenda dufasha kugenda dusunika iminsi. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe nanone nkaba mbazaniye uwundi mugani kugira ngo nawo tugende tuwukuramo isomo. Igitabo ni umugani, inama zikaba amasomo. Aya masomo atandukanye n'amasomo twigira mu ishuri, nuko ari yonyine adufasha kumenya gukemura ibibazo duhura nabyo muri buno buzima. Mu gihe amasomo twigira mu ishuri adufasha gusubiza ibibazo twabajwe na mwarimu ku byo yatwigishije, ntago ari yakemura ibibazo duhura nabyo muri buno buzima. Ntawe wari uzi benshi se bageze gutya bakiyambura ubuzima kubera kubura ibisubizo by'ibibazo bahura nabyo muri ubu buzima, mu gihe abandi nanone wari uzi bari bihebye badafite icyizere cy'ejo hazaza nyuma yo kumva umugani bagakuramo amasomo tugenda tubagezaho, bahinduye ubuzima, ahubwo nabo bahora bashaka gufasha ba bandi bari mu bihe nk'ibyo bahozemo, ibihe byo kwiheba no gutakaza icyizere cy'ejo hazaza. Hanyuma rero imigani tugenda tubagezaho ikaba irimo amasomo y'ubuzima agiye atandukanye. Amwe muri ayo masomo rero niyo tugenda tukabazanira mu mugani w'umunsi tuba twagiye tubazanira. Uyu munsi rero nabwo nkaba mbazaniye umugani, akaba ari umugani w'imbwa n'impyisi. Ni umugani w'imbwa n'impyisi, inyamaswa zigera kuri ebyiri. Volume zose mu maremo, hanyuma tugire gutya tubagezeho umugani wacu w'uyu munsi, tureba n'isomo tugiye kuvana muri uyu mugani. Ngiye guteza amatwi nk'ibisanzwe ni Hashman. Kera impyisi yarihoreye, irangije yegera imbwa maze irayibwira iti, uraze twuzure hanyuma tunywane. Iyo mvuze kunywana ni kwa kundi kera bajyaga bahana igihango cy'amaraso, bagafata kembe cyangwa se icyuma gityaye bagaca kunda, bagaca udusebe dutoya kunda ukanywa amaraso ye, barangiza nawe bakaduca ku yawe, hanyuma nawe akanywa amaraso yawe. Icyo gihe mwabaga mucanye kunda munywanye ku buryo igihango mwahanaga uwagitatiraga cyashoboraga kumwica. Nibyo rero impyisi yarimo kugenda isaba iyi mbwa. Ntabwo byatinze imbwa igira gutya irabyemera, biranywana bikajya bitumirana. Umunsi umwe binywa amayoga kwa mpyisi, ngo buke binywa amayoga kwa mbwa. Imbwa irangije ibwira ya mpyisi iti, munywanyi wanjye, umunsi napfuye ndakwinginze uzampambe, ariko uzampambe iwanjye, nanjye nuramuka untanze gupfa nanjye nzaguhamba iwawe. Inyamaswa zose zabyemeranyijeho, zemeranya kuri iri sezerano. Iminsi yaragiye irihirika, ya mbwa ariko igakomeza kugira amakenga kuri iyi mpyisi byabanaga. Umunsi umwe rero imbwa yaje kubwira umugore wayo iti, ubu ngiye kwihwereza, muze gutuma kwa mpyisi muyibeshye ko napfuye, nimpambira mwicecekere, ntimugire icyo muvuga, muyireke. Bigaragare yuko imbwa yashaka gutega umutego impyisi kugira ngo iyigerageze irebe koko urukundo rwayo n'ubushuti bifitanye. Ntabwo byatinze umugore ndetse n'abiwabo w'imbwa batuma kuri ya mpyisi, barangije barayibeshya bati munywanyi wawe yapfuye. Impyisi ikibyumva iraza, maze ihageze yenda igishirira mu ziko, yotsa ya mbwa, irangije iravuga iti, urapfupfuye ugende, iby'ubushuti biragora. Imaze gukora icyo gikorwa, irangije ibwira abo kwa mbwa iti, ndajya kwihamba iwanjye. Ariko kubera yuko bari barabyumvishije imbwa n'impyisi bisezerana yuko buri kimwe kizahamba ikindi wacyo, bageze gutya barabyanga. Barangije barayibutsa bati, wari impyisi uribuka neza yuko itarapfa yakubwiye yuko uzayihamba hano utazayihamba ahandi. Ya mpyisi byarayiyobeye, ibonye biyobeye iturumbuka rimwe, iturumbuka na ya mbwa irayirukankana. Igeze aho batayirora, igenda iyikubita ku mabuye no ku biti iyishwaratura, ikitonda ikavuga wa muhamura iti, urapfupfuye urapfupfuye. Iraruhigera imuhira. Imaze kugerayo isiga ya mbwa ku muryango yinjira mu nzu.
niko guhamagara umugore cyane, irangije iramubwira iti mpereza imbugita wa mugore we. Imbwa ikibyumva ubwoba burayitaha, irangije ihaguruka yiruka. Igeze ku irembo ibwira ya mpyisi iti mbonye urukundo mfitiye shaho we, ibyacu birarangiye, ntituzongera kubana ukundi, nta kunywana n'impyisi koko. Impyisi isigara yumiwe, yakozwe n'ikimwaro ibura aho ikwirwa, maze urukundo rushira aho ngaho. Imbwa nayo iragenda ntiyongera gucudika n'impyisi. Amakuru angeraho avuga yuko kugeza amagingo aya ngaya imbwa n'impyisi bidacana uwaka kubera ibyo impyisi yari igiye gukorera iyi mbwa. Singe wahera hahereye impyisi y'igisahiranda. Isomo rero twakura muri uyu mugani nuko umukunzi w'impyisi ari wirya mbere. Wajyaga wumva iyi mvugo ikoreshwa hata umukunzi w'impyisi ni wirya mbere, ntumenye icyo bashaka kuvuga. Ahangaha bashaka kutubwira yuko ugomba kwitondera abantu bose mubana, kuko nubwo wabana n'umuntu ariko ntibivuze yuko ugomba gufata icyizere cyawe cyose ukakimuha. Ugomba guhora ufite amakenga nk'uko iyi mbwa yagize amakenga, yitegerezaga imyitwarire y'impyisi ikabona yuko hari ikiyihishe. Abantu benshi baza badushakaho ubushuti ariko bafite icyo bagamije, atari urukundo rubavuye ku mutima, ahubwo babona yuko hari ibyo badukeneyeho. Haruza kukugira inshuti kugira ngo azabashe kukumenya, azabashe kukurimbura, kuko burya ngo abantu barimbura ikintu bazi neza nkaho ikintu batazi, usibye kukivugaho gusa, ariko kukirimbura biba bigoye. Ugomba kwitondera abantu bose baza bagushakaho ubushuti n'urukundo, kuko ntawamenya ikiba kibagenza. Hari abaza koko bagenzwa n'urukundo ariko abo nabo biragoye kubatahura. Ni byiza kandi yuko ugerageza inshuti zawe muri buno buzima, kubera yuko nicyo kizagufasha kumenya neza inshuti nyakuri ndetse n'inshuti y'indyarya kandi y'igisahiranda. Iyi mbwa yitegerezaga impyisi ikabona ntago ari urukundo yari yifitiye, ahubwo yari ifite umugambi wo kugira ngo izayirye ndetse izarye n'umuryango wayo. Yari ibizi neza yuko impyisi ari imwe mu nyamaswa z'ibisambo by'ibisahiranda kandi zigira umururumba mwinshi cyane. Iza kugira impungenge yiyumviye impyisi ubwayo ije kuyisaba ubushuti. Nawe urajye witondera ba bantu baza bakwigizeho marayika bagusaba ubushuti nyamara utazi icyo bagamije. Ariko uko uzagenda ugatinda ukamarana iminsi nabo, uzagenda ubatahura gahoro gahoro, kugira ngo iyi mbwa itahuriye impyisi byarasangiraga bikanywana. Ibyo biza gutuma imbwa ivumbura neza impyisi iyo ariyo, kugeza ubwo yayiteze umutego, ibyo yarishe byose ikabishyira hanze. Irindi somo twakura muri uyu mugani nuko buriya kubana n'abantu babi bigoye. Umuntu mubi niyo wamuha iki, n'ubundi we ahorana ububi bwe. Icyaba ashaka ni ukukugirira nabi, ni ukuguhemukira, ni ukukwambura utwawe ukagenda ugakena, ni ukugutwara utwo waruhiye twose, atitaye ku kuba waramugiriye neza, atitaye ku kuba waremeye ukabana nawe, kubera yuko buranga amacumu y'inda ntashira igorora. Buri kimwe cyose wakora ari kugikorera umuntu mubi, n'ubundi ntacyo wakora ngo gihindure kamere imurimo. Igihe uvumbuye ko uwo muntu afite kamere itari nziza, byaba byiza ubigenjeje nk'uko ino mbwa yabigenjeje, nawe ukamukubita ikigeragezo kugeza igihe umutuye mu mutego atazikuramo, bityo we akakwikuraho kubera ikimwaro. Navuga nti rero amasomo twakura muri uyu mugani ntayo ngayo. Uzitondere abantu bose bagusaba ubushuti, uko byamera kose hari icyo baba bagamije. Ikindi kandi ujye umenya kugerageza inshuti zawe igihe bibaye ngombwa. Ikindi kandi uzajye wirinda kubana n'abantu babi, abanyamururumba, abagome n'abandi, kubera yuko ntacyo wakora ngo uhindure kamere yabo. Nuko rero dushoje umugani wacu w'uyu munsi mu masomo twagendaga dukuramo. Nkusaba gukomeza gukora like, comment, share, ndetse ukagenda utubwira icyo wifuza yuko twazagenda tukwigishaho, cyangwa se ukadusaba inkuru runaka twagenda tuyigukuriramo amasomo. Njye nari Hashimani, reka nkubwire ngo uko byaba bikomeye kose ujye wicara utegereze, ubundi wizerere mu gihe. Igihe nikigera kizabisubiza.